Perezida w'u Rwanda igihugu asuye muri ibyo bihugu bituranye cyangwa igihugu kimusuye muri ibyo bituranye mu byo baganira. Paul Kagame ni umujenerali, urumva? Perezida Museveni ni umujenerali, Perezida Sassou Nguesso ni umujenerali, kandi Ndayishimiye ni umujenerali. Congo Brazzaville ni urugero rwiza muri kesi iri hagati y'u Rwanda na Congo, kuko yazivuga ngo twanze gutsimbarara. M23 n'ikibazo cyayo cya affecting Eastern Congo, urumva? Kandi kuba ibibazo bya M23 nubwo bireba Congo yose muri rusange, ariko ubwayo na Congo igibyigaragariza. No kuvuga ngo ubutegetsi bw'i Brazzaville nabwo mwambwe bw'Kinshasa buhorana ikidodo cyo kwibaza ngo umutwe watekerwa i Brazzaville watugwa amahoro. Icyo nakubwiye cyo niya Congo Brazzaville yazi perezida wayo yazi Kigali hatarimo ayo mentality na mindset yo kunga ibihugu. Ni example turimo kuganiraho, ntabwo byatuma Congo Kinshasa neza. Niba u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Congo gucumbikira FDLR n'abandi barwanya u Rwanda, nagira ngo mbwire ko ntabwo Congo Kinshasa yacumbikiye benshi muri quantité na qualité baruta abo Congo Brazzaville yacumbikiye. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza. Turi kumwe na David Eugene Marshal, nawe ufite ibihe byiza, uri mu bihe byiza. Nibyo? Ibi ni ibihe byanjye ni. None si ibihe sesenguriramo nkabona biciyemo. Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso General ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2 agomba kuhagirira uhereye uyu munsi kuwa gatanu. Nejo kuwa kane nibwo Presidence ya Congo ibinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko Nguesso yatumuwe na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Nibyo tugiye kuganiraho, niba kuza kwa Sassou Nguesso mu Rwanda bifitanye isano na Congo Kinshasa. Iyo bavuze Perezida wa Congo akenshi baba bavuze Congo Brazzaville, yari Congo Kinshasa bavuga Repubulika ya Demokarasi ya Congo. David, kuza kwa Perezida Nguesso General aje gusura Perezida w'u Rwanda Paul Kagame General Major bifite aho bihuriye na Tshisekedi uwo mbuze rankaye? Oya, ntabwo navuga ko bifite aho bihuriye, kubera ko ibihugu bwo byakwitiranwa ariko ibihugu biba byigenga. Ahubwo wenda navuga ngo tuvuge wenda abaperezida baraganira kuri agenda ibyo bashaka kuganira, Congo yaburamo Congo Kinshasa ntabwo bishoboka. Byanze bikunze wenda tuzabona no muri press conference abaperezida batanga niba bazazitanga, kuko ara perezida nizo conference de presse zitaboneka. Havuga rero kubera iki bataburamo. Icyambere Congo zombi n'u Rwanda bayahuriye mu miryango itandukanye. Congo Brazzaville ndibwazira ko ntibeshye iri muri CGL, uriya muryango uhuza ibihugu byo mu biyaga bigari. Congo ikaba mu bihugu bigize CEAC, umuryango wa Afrika ibihugu by'ubukungu bwa Afrika, ibihugu bya Afrika hagati. Ndetse umunzeza ngira ngo nahigira icyicaro cyane ko binazwi ko ambasaderi w'u Rwanda ngira ngo ubungubu hari ni Butsina Shyaka muri Congo Brazzaville birashoboka. Hari na mugenzi hari na n'umunyarwanda ubayo witwa rya Ndayisaba Fidel. Niba hari cyangwa ari muri Kinshasa? Oya, Fidel ntabwo ari. Fidel Ndayisaba ari muri no muryango wa Sinerake. Ariko nyine ukorera uyu nguyu ubyara amashanyarazi ukorera i Brazza cyangwa Kinshasa? Ngira ngo wakorera mu Kavu. So rero Mutsinda Shyaka hari n'ibindi bihugu ashinzweyo birimo za Cameroon, za Guinea n'iki byose. Ambasaderi w'u Rwanda afite ibihugu bitanu hagarariye n'ubundi birimo mu muryango wa CEAC. Urumva ko iyo bivuze gutyo bifite icyo bisobanuye, nko kujya wumva ko ari abantu hagarariye u Rwanda ariko babarizwa Nairobi, babita non-resident ambassador. Ubwo rero ni kimwe no muri Ethiopia aho Tumukunde ari no muri Djibouti akaba no muri EU. Voilà. Ako karagaciyemo rero kuvuga ngo ukasa umurongo utambitse, urabona ukuntu Equateur igenda ko yakuntu itambitse. Uyitambitse uko isi imeze urareba ugasanga Congo Kinshasa
iri hagati y'u Rwanda na Congo Brazzaville uciye umurongo utambitse wenda ugahera Goma ugatambika uko byagenda kose ukimara gutaraversa Kinshasa already wahita ugira hehe wahita ugwa Brazzaville aho ngaha kwa Perezida Sassou Nguesso. Iko kuntu rero kwa geography n'ubundi muvuga ko dukorera ubusesenguzi cyane twibana ku bintu abantu bita ngo ni geopolitique nicyo nyine bishobo politique bivuze. Ntabwo rero nibwira ko u Rwanda mu biyaga bigari na Congo Kinshasa byabireba na Ingwe ngo umuperezida w'u Rwanda igihugu asuye muri ibyo bihugu bituranye cyangwa igihugu kimusuye mu bihugu bituranye mu byo baganira nubwo babiganira ahantu hatageze abanyamakuru. Yego. Awikro cyangwa se muri ubwo buryo. Ntabwo ibyo biganiro ntabwo bibura kuganirwaho ntabwo bishoboka. Washingira ku miryango ibihugu byombi bihuriyemo maze kuvuga haruguru wanashingira kuri ubwo buturanyi urumva. Ariko muri iki kiganiro nifuzaga ko twanava mu bintu biri geopolitique tukajya mu bintu twabivugaho na kuko tubivuzeho ntabwo twabivamo twabivuzeho ariko tukarongeraho ikindi kijyanye na seniority. Abantu ntabwo baba bashaka kucyumva icyo kintu. Ubwira abantu ukabona iki seniority ubwo ni ubukuru na experience n'imyaka abaperezida bamaze ku butegetsi birakonta byanze bikunze. General Sassou Nguesso nk'umuperezida wagiye ufata ubutegetsi mu bihe bitandukanye muri za 70 ari perezida urumva za 90 ari perezida aba nk'upumuzitseho gatoya agaruka ku perezida 97 kuko buriya we na Buyoya bari mu perezida bisangije kuba baraje ku butegetsi kabiri nabi yatuye tuvuga kuri Vladimir Putin babaye perezida na Medvedev na hagacamo Medvedev hakazaho Vladimir Putin nanone. Rero ku bwa Congo Kinshasa bwo Congo Brazzaville nako hajemo Pascal Suba amukuraho arongera aramusimbura aza ku butegetsi Denis Sassou Nguesso. Mbivugiye ko uvuze ko kuba perezida bari senior muri aka karere bamaze igihe kinini ko Afrika yo hagati bashobora kuba bamastaringa neza mu buryo cyangwa ubundi ibibazo biri mu biyaga bigari. Sassou Nguesso ntabwo musiga inyuma kuko uretse uyu muperezida wo muri Cameroon ninde kandi utari bwigize hino cyane uyu mu general wo muri Paul Biya urareba ugasanga Sassou Nguesso niwe senior ararusha imyaka amaze ku butegetsi Museveni urumva ararusha imyaka amaze ku butegetsi Perezida Kagame ararusha imyaka amaze ku butegetsi uyu Lorenzo wo muri Angola ubwo tumisi ya CGL urumva n'abandi ntagiye kurondora. Kandi icyo kintu uko isi yubatse nta muntu n'umwe uhagarika experience no muri administration birazwe. Administration experience ufite iyo yubakitse neza ishobora kuguhesha akazi. Wenda abantu mwagize amanota angana muri interview akavuga ati ariko kuri experience mu kujyaginga ibyo bakabigendera akoze imyaka 10 wowe ukoze 2 ariko amanota mwayanganyaga na diplome mwazanganyaga. So nituye no mu gisirikare bose abenshi n'aba general wabivuze muri introduction. Paul Kagame ni umugenerale urumva, Perezida Museveni ni umugenerale, Perezida Sassou Nguesso ni umugenerale, kandi Ndayishimiye ni umugenerale urumva ko akarere k'ibiyaga bigari gafite abagenerale ba perezida. Ariko parmi yabo bagenerale ba perezida tugiye muri experience urumva kuri buzane Denis Sassou Nguesso nkumaze igihe kinini ku butegetsi. Ndavuga impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, ujene General Museveni urumva, ujene General Paul Kagame uyoboye u Rwanda. Experience ndayizanira hehe? Ndayizana mu byo bita ku maîtriser cyangwa ku masteringa ibibazo by'akarere. Kubera ikinzana ibi ngibi nujya kureba urasanga General Sassou Nguesso maybe ari mu bantu bashobora kuba baraje muri conclave cyangwa izina bazo za perezida bo mu gihe RPF yarwanaga. For instance birashoboka usanga nuvuga badorite wenda nuvuga aho avuga hose usanga nubwo atabiziza muri ko yarabikurikiranaga aravuga ati mu butu ndamuzi sibyo. Twaraturanye ndashaka kuzana mu Congo, twaraturanye ari perezida ari marshal ese usanga General Bozi zaramuzi uvuga uti mujya muri Central Afrique twahuriraga muri Roni muri yanama muri September ibaburi kwa 9 unga n'ubuzaba mu kwa 9 muri New York twahuriraga Addis Ababa ngani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye wa Roni urumva. Donc tuba dusobanura abantu badukurikiye kugira ngo babyumve neza. Avuga ati
Angola itwara Kabinda ni agace gakize kuri peteroli nyinshi cyane. Ya peteroli Angola yirata ni ya Centrafrique, ni y'ubutaka yabatwaye. Bayita iba l'enclave do Kabinda, sizo ko bivuga mu Gifaransa. Urumva? Na agace nyine ka Kabinda nuko tudafite ikarita hano. Buriya Angola ifite ukuntu ibaho ikambuka fleuve Congo kuri Ocean Atlantique, ikambuka Atlantique n'umugezi witwa wa Congo, ikajya gutwara ubutaka bw'ikindi gihugu hakurya yambutse bwita Kabinda, kandi yabutwaye ku ngufu za gisirikare. Yego. So urumva rero Sassou Nguesso aramasteringa ibi bibera ahangaha, arumva ibibazo biri ahangaha. Ubutegetsi bwahindutse mu Rwanda, jenoside yagarikwa yakorewe abatutsi inatangira, n'abayitegetse mbere General Habyarimana arabazi. Huba mubajije gutya arabumva, arabazi neza gutya. Urimo kureba ababanjije Museveni arabazi n'urugero, sibyo? N'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo rero umuperezida nk'uyu nguyu uko byumva yinjiye mu kibazo, cyangwa se iyo abantu baganira nko ku meza aho ngaho baba bari bakavuga ku kibazo, abacyumva ashobora kumva ibya Kongo kurusha umuntu uwo ari we wese uri muri aka karere, ndetse kugeza ku rwego nk'umusirikare ashobora no kubyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo nsuzuguye perezida wa Kongo Kinshasa no kurusha Tshisekedi, kuko buriya ufashe General Sassou Nguesso generation yiwe wayishyira mu mitegekere, wayishyira muri base wa perezida Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, nibo bafitingamo neza. Urimo kumva karidije? Nibo bafitingamo neza. Sassou Nguesso nuko ameze rero, agiye ni Burundi ntiyabura icyo avuga, yicanye nabo yo n'ababagaza. Urumva? Agiye muri Tanzania afite igitekerezo yabaha, yicanye na Banyerere, Mukapa, Mwinyi n'abandi bose. Agiye muri Kenya yicanye na Rapu Moye, yicarana na Mwai Kibaki, yicarana na Kenyatta, yicarana na Ruto uri uyu munsi, you see? Uganda yicanye na Baobote, na South Africa nayivuze. Harya Idi Amin ubwo yaba ari muri generation ye, ariko uko biri kose nawe urebye imyaka yategetsemo Sassou Nguesso yari perezida, aho bahuraga barahahuriye. Donc abo ngabo washyiramo benshi, kuko na za France cyangwa GS bamiterera bazi. Yego. Urumva? Ni perezida ushobora kuza mu Rwanda no kumva amakuru ari mu Rwanda akavuga atari ko imyaka ishize 30 mu Rwanda, sibyo? Ndavuga ku bireba u Rwanda by'umwihariko, akavuga kuko buriya iyo igihugu kigira success muri politiki, navuga ngo n'abandi ba perezida badafite undi munabi birabashimisha, kuko mu ntureka n'induru bumva zikikije mu baturanyi bavuga ati wow, mu Rwanda byaratunganye cyane. Ko aka kantu gashyire nkavuga no gutakambajije, nta mu perezida nimwe muri aka karere k'ibiyaga bigari wari ku butegetsi utarigeze wibaza ati what next, buriya nyuma ya jenoside mu Rwanda zakurikiraho iki, ninde uzarushobora? Kuko niba harigeze kuba gushaka kubwigabanya, bati igice kimwe kijye ku Burundi, abanyatanzania mukate, abagane mukebe, abakongomani mutware cyangwa abaca umurongo abahutu n'abatutsi ngo bajya ahangaha abandi bajya ahangaha. Niba izo ideas zari zihari, what next yari hari kuri buri perezida wese wibazaga ati hazakurikira iki mu Rwanda rumaze gukora jenoside imaze kuriya ni iki. Ariko bikajya kuri perezida Kagame wasuwe, urumva, mu Rwanda nk'umuntu washoboye gusubiza icyo kibazo abandi ba perezida bibazaga. Kubera iki? Urabona muri Kongo ibibazo bihari, nicyo ndimo tuvugaho. Uribaza ko ibibazo bari muri Kongo by'intureka ziri muri Kongo hiyongereho n'u Burundi, zikabindureka mu Burundi, zikabindureka mu Rwanda, no mu Bugande zikaba zizi gute. Ndashaka kuvuga ngo in case hatabayeho success yo kumanaginga politike y'imbere mu bihugu ibyo maze kuvuga haruguru, uribuka ko Congo Brazzaville yasigara yonyine yatuza. Ndakubwira impamvu itatuza rero kugereraho muzinga muzazana Sassou Nguesso. Ndavuga gutya kubera iki? Kubera ko Sassou Nguesso afite ijambo, yagira ijambo hagati y'u Rwanda mu bibazo biri mu Rwanda na Congo ku mpamvu zikurikira kanije. Niba u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Congo gucumbikira FDLR n'abandi barwanya u Rwanda, nagira ngo mbwire ko ntabwo Congo Kinshasa yacumbikiye benshi muri quantité na qualité baruta abo Congo Brazzaville yacumbikiye. Kubera yuko mu ntambara General Sassou Nguesso yarwanye na Pascal Suba, niba ntibeshye, kuko ndimo gushaka kwanga gutsitara ku mazina, niba hari abamurinze mu burinzi n'abagize ibyicaro bikomeye b'Abanyarwanda bahunze mu gihe cya jenoside bahungiye Brazzaville. Wumva ba Madame Mukantabana babaye ba ministre bibiza mu Rwanda, bakanakorera komisiyo y'abavuye mu gisirikare. Urumva, bari abantu bakomeye muri Brazzaville, ari impunzi ndetse batavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ndagira ngo mbwire ko mu bantu bose bashobora kuvuga ngo bafitanye ibibazo n'u Rwanda, urebye ibibazo u Rwanda ruvuyemo na Uganda,
bwo gushaka gushyigikira abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Congo bwo gushaka gushyigikira FDL no kuyirwanya no kugira gute navuga ngo nko kwakira inama z'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda navuga ngo nubwo Congo Brazzaville idahana ibibiza ubutaka n'u Rwanda ariko Congo yafitingaga neza Brazzaville muri ibyo byose kuko yakiriye benshi barwaniye Sassou Nguesso bari abantu muri Exfare bagira ibirindiro bikomeye cyane ndetse abaje gufasha Laurent Désiré Kabila niho bambutse baturuka muri Congo Brazzaville baza gufasha ba Kabila bombi rero iyo Sassou Nguesso ataza kuba macuwa na sinya nkuko niwe kubikubwira cyangwa se ngabe n'umuntu uzi icyo gukora izi nama zose twumva Tshisekedi arimo gutumiza urumva aba bose twumva bafite ibyicaro ugiki zari gufitinga neza Brazzaville ariko General Sassou Nguesso n'ubutegetsi bwe ari mu bantu bashoboye kumanajinga icyo kintu sibyo adezamortisa icyo kintu cyenda guturika kikagira ndetse twanavuga ngo tugiye ubwo turi ku ruhande rwa Congo Brazzaville no ku ruhande rw'u Rwanda ushatse gupima u Rwanda kuri balance yo kuvuga ngo u Rwanda rwabana neza gute rubana neza gute n'ibihugu batavuga rumwe cyangwa bigaragaza ubadiversere bufatika u Rwanda warupima nk'igihugu kipimiye kuri Congo Brazzaville bagashyira ibintu ku buryo urumva ku ntera ya mbere kandi byari kugorana kubera iki Congo Brazzaville no kubacumbikira ntacyo yitaye ku Rwanda ivuga iti ntiduturanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntiduhana umupaka urumva niba u Rwanda ruvuga ngo rushobora kuba rwajya kubahiriza umutekano w'ubutaka w'igihugu cy'u Rwanda hakurya y'imipaka yarwo sintekereza ko byari kubera kuri Congo Brazzaville ngo bishoboke ngwena ko tuvuye ngo Congo Brazzaville igutinya yo proximity issue ngivuye ngo u Rwanda rugiye kubikemura byatugiraho ingaruka ntazo mbona aho ngaho icyo ni cya kabiri ariko n'ikindi nanavuga nuko uko kuntu niyo myitwarire n'icyo gihagararo cya Congo Brazzaville yanze gucumbikira abo bantu bariko bivuga mu buryo bwumvikana kandi bikabyara umusaruro mwiza baganira Perezida Kagame na Perezida Sassou Nguesso bibaza ku miterere y'ikibazo kiri muri aka karere ubanza Perezida Kagame abwiye Sassou Nguesso ati uriya muturanyi wacu wa Kinshasa Tshisekedi abigenje nkawe byamugwa nabi nkawe gute adashatse gushyigikira abaturwanya urumva nkuko yabihagamagariye abantu hari icyo byatwara ibihugu byacu byombi n'urugero icyo ni kimwe urumva ese ko abariyo barimo n'abavuye muri iyo Brazzaville wawe ese acyuye impunzi zo zaratashye ariko nabake basigaye batashye kuko buriya ndibuka impunzi zavaga Brazzaville muri 1996 zari nyinshi cyane ibidege by'abasirikare b'Abanyamerika byazanaga impunzi Kanombe dore ko nari Kanombe hafi y'kibuga cy'indege bari benshi kugeza naho u Rwanda kugeze ku gihugu cya mbere gifite abaturage bageze mu ndege ku bwinshi mu gihe gitoya ku isi ako gahigo rwaragaciye bya biri muri Guinness de record simbizi so Sassou Nguesso yaba urugero rugwiza nk'uko u Rwanda rugifitanye ibibazo na Uganda yari kubifitengamo neza avuga ati ariko gute muturanye mwebwe natwe tutari duturanye twarakemuye ikibazo gutya donc mu buhe buryo rero kwemerera igihugu nk'u Rwanda rugakorera politike iri open ku butaka bwa Congo Brazzaville muri Kamanesi and go and terre urumva kuba Congo yarabikoze n'ubundi nka Sassou Nguesso yasa nubaza tuvuge nk'urugero nkubaza Tshisekedi ati ibyo nakoze bibananiza iki mwajuwe rero y'ubuhuza bw'ibihugu no gusaba ngo muze mubwire nk'u Rwanda muze mubwire n'abasigaye hanga politike yanyu n'urugero urumva aho kugira ngo mwibubicaza ahubwo ngo bazatera igihugu mukuru w'ubutegetsi noneho tukabona nk'abo Pacifique tujya tuva muri za FDL tukabona abandi yande bose n'urugero tukabona abo Madame Mukantabana yasizeyo urumva nuba gitsimbaraye abo muri Congo Brazzaville bakajya muri Congo Kinshasa tukabona bataha mu Rwanda aho kugira ngo banane bakomeze guteza ibibazo so mu ijambo rimwe rero wenda ntatinze Congo Brazzaville n'urugero rwiza muri case iri hagati y'u Rwanda na Congo kuko yazivuga ngo twanze gutsimbarara mu gushyigikira abantu tubita ngo ni impunzi ngo n'abanyapolitike n'ikindi tubashishikariza gutaha iwabo kandi barataha barahiriwe urumva twanze gutsimbarara ibyo byose ni amabanga bahishwe mu bwiru bw'ibihugu ariko byanze bikunze ibyo bintu biri mu bishoboka urebye tension ikibazo kigezeho umwaka urashize urenga Kigali na Kinshasa bitameze neza
wavuga ko wa mugani uyu Sassou Nguesso niba ari nabyo bimuzanye atatinze kuvuga ngo yaratinze hari izindi nama zagiye ziba hagati ahangaha byaba bigoranye kuko hari nk'inama byo bita cadre parti iterutse kuba ihuza imiryango ine ikomeye yo muri aka karere CGL, SADC, East Africa ndetse ESE byahuriye mu nama i Rwanda kandi imwe muri iyo miryango Congo Brazzaville iyirimo icyo ni kimwe ntabwo navuga rero ko batinze kuko buriya habaho no guharirana bakavuga bati reka turebe icyo East Africa irimo gukora ntabwo iratubwira ko yananiwe ariko siyase kuba yarabyinjiyemo kandi Congo Brazzaville ifitemo ijambo ishobora kuba yarabyinjiyemo mbere ariko ikabyinjiramo mu rwego rwa muri cadre communautaire y'imiryango yibumbiye hamwe na za muri Afrika zadisaba babiganira ibintu nk'ibi ngibi ariko ikaba ahubwo yarashatse kubanza kuca mu mizi ngo imenye ibintu neza bisobanukirwe ikaba iyi saha yo right time kwavuga ko ibiziyemo ntabwo nashije ko Congo Brazzaville kubitindamo kuko na Uganda ntabwo irabyinjiramo na Kenya ntirabyinjiramo ndavuga ku giti cyayo n'u Burundi ntirabyinjiramo ku giti cyabyo kereka ngo arabigerageje ariko by'ukuri ntabwo nayita gutinda ahubwo gena navuga ko icyo gihe cyiza cyuko umuntu wese ushaka kujya hagati y'ibi bihugu wenda nko kubigira inama ari cyo gihe cyiza kizima yabijyamo hanyuma ikibazo cya M23 ugatekereza ko gishobora kuza kujya ku meza ikibazo cya nk'umujenerali mu mitekerereze n'uruhande wagiye ubona yafashe yabivugaho iki gutekereza biragoye cyane gufata Congo Brazzaville ngo yishize muri M23 kubera yuko M23 n'ikibazo cyayo cya affecting Eastern Congo urumva kandi kuba ibibazo bya M23 nubwo bireba Congo yose muri rusange ariko ubwayo na Congo ibyigaragariza kuko niba harimo habera intambara bafite intare ebyiri ziri muri état de siège urashyiramo Ituri ushyiramo Nord Kivu na Sud Kivu kandi bujya no kubatinye kwishyira muri état de siège ntabwo ihagaze neza niyo bitabuze umunyakishasa gusinzira uzi ko neza Kinshasa na Brazzaville niyo mirwa mikuru y'ibihugu bibiri ku isi yegeranye kurusha indi yose kuko hacamo umugezi wambuka umugezi n'ubwato ukabugiye mu kindi gihugu ibyo rero kuba bitabuza abanyakishasa kubyina Faripupa ngabyine Feregora ngabyine ako yuzuze Stade do Martyrs ngo ubone ko imikino ya francophone ugiye kubera Kinshasa abantu biturije bameze neza bishime banezerwe abo muri Eastern Congo bicisaze ku maso buryo umusonga wundi ntabwo uza gusinzira niba ikibazo cya M23 kitabuza no kiza gusinzira ntabwo cyabuza abantu muri Brazzaville gusinzira ibyo nibyo twe tubirebaho ntabwo ntekereza ko rero icya M23 cyaza ku meza y'imbere kuko ntabwo u Rwanda rumuvugiza wa M23 nta nubwo ntekereza ko ibyo simbibona hafi ahubwo abantu bashobora kureba gusa ku bintu bya FDLR cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurusha kwensatingamo ibintu bya M23 je niko mbitekereza mu mitekerereze yanjye gusa hari umuntu utakwemeranya ariko je nuko byumva hanyuma Brazza yaracecetse cyane muri iki kibazo ngira ngo kuva cyatangira sindumva ijambo na rimwe rivuye Brazza rivuga kuri ibi bintu bya Congo no kugushinjanya hagati ya Kigali na Kinshasa hari amagambo yigeze kuvuga ko Congo Kinshasa iherutse Congo Brazzaville yigeze gutangaza ko izafasha Congo mu buryo gukemura ikibazo ngo kiri muri Eastern Congo nkuko abantu babivuga abantu bagashaka no kubyegereza uburyo bunyuze mu ngufu ko yatanga imaboko yayo mu gukemura ikibazo binyuze mu maboko yo gutsinda n'izi ntambara nta gisirikare iki n'iki ariko kuba igihugu kimwe cyakuseza inkunga ikindi bituranye ngo gikemure ikibazo ibyo ni bireba abakongomani bo muri Brazzaville niba ariko babita simbizi urumva ariko Congo nubwo ikize ifite peteroli nyinshi urumva uravuga Brazzaville ifite experience y'umuperezida twavuze haruguru ariko ikindi nano rugomba no kumenya nubwo tutagicaho umurongo ni no kumenya ko Congo mu bihugu bifitanye ibibazo bituranye nta gihugu na kimwe kiri reserve kiri reserve cyhasigara bidafitanye ikibazo kuko nitujya muri bingi ko duke muri cadre ya bonne relation cyangwa yo gukemura ibibazo muri buryo positive kuki se ubundi twibaje mu bundi buryo bwa rubiriki kuki tutakwibaza no kuvuga ngo una perezida Congo Brazzaville ashobora kuza akavuga ariko kiriya gihugu cyaratunaniye niho se bazije batumvikanaho nabo bahorana ibibazo bajya bagirana ibibazo hagati ya Congo zombi bitandukanye kuko nka perezida Kabila yari yaranze gusetinga ibiro bye hafi ya Fleuve Congo kubera kwibaza ko hashobora kubaho byo bita eruption yabashobora kumukura ku butegetsi bambutse umupaka bavuye muri Congo Brazzaville no kuvuga ngo ubutegetsi bw'i Brazzaville nabwo mwambwe bw'Kinshasa buhorana ikidodo cyo kwibaza ngo
umutwe watekerwa Brazzaville watugwa amahoro kano kantu gashyire murega bariya tujye tuvugishwe nuko karinja iyo umuperezida w'igihugu yaje mu Rwanda nka kuriye mutarebana neza nka Kongo na Kongo Kinshasa bishyiraho question mark ikavuga utari ko buriya ubu turaza gutuza neza niba atari atabayaje nko mu butumwa yatumwe na mugenzi we uriya wa babiri buri uraza kutugwa neza no kukwegerana kwacu k'amakapitali ikibazo ko sisengwa kujya politike n'umutekano buriya Kinshasa yitibishyira ibyibazaho ndetse ntabwo perezida wa Kongo Kinshasa aramutse yaje mu buryo Kongo Kinshasa wa Kongo Brazzaville aramutse yaje mu Rwanda mu buryo Kongo Kinshasa tumva ifiteho ikibazo niba basinziraga amasaha 6 bashobora kugabanya bagasinzirane yo kwibaza bati twapanze gukuraho ubutegetsi bw'igihugu gituranye none uriya muturanye bagiye kubana nacyo urumva ese bya dutinya tuvuga tuti uwapangira deal mu mujyi twegeranye gutya ntiyatugwa neza kazana amazira kubera Kinshasa bakavuga ati shaka kabaye ubwo muzajya gukorera inama ahantu kuri kilometero 10 y'ahantu babanye neza n'abakeba bamwe bazakora escale z'indege urumva bavuga ati indege imwe izazana ya ntuze ya Karem muri Air France izabanza ikore escale muri Brazzaville kandi hazaba harimo n'ahimana ngagiye Kinshasa ubu ngo bazaba mukwase undi yongera avuga ati iki uwo nawe bazamunyatira mu ruze utazavugisha ibintu byinshi wenda binarenze icyo nakubwiye cyo niya Kongo Brazzaville yazi perezida wayo yazi Kigali hatarimo ayo mentality na mindset yo kunga ibihugu ni example turimo kuganiraho ntabwo byatuma Kongo Kinshasa sinzira neza na buriya tuwadaraza mu Rwanda ntabwo Kongo Kinshasa yaregeje amaboko ngisinzira na buriya wa Zambia yaza mu Rwanda ntabwo Kongo Kinshasa zaretse kuyikorogoshora urimo kureba no nshatse kuvuga ngo niba ari igihugu cyegereye neza Kongo Kinshasa ni Kongo Brazzaville urimo kumva kimwe nuko na Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville ifite inyungu nyinshi cyane mu bana w'u Rwanda na Kongo Kinshasa uti kubera iki none se buriya Kongo Kinshasa ivuze ngo dushyizeho restriction tubujije indege z'u Rwanda kuguruka ngo zigikoreshe airspace ikirere cyayo yego kandi bigeze kubinugana uretse ko amategeko mpuzamahanga afite ko nabigena ibyo ngibyo uribwa ko indege zijya i Brazzaville niba zajya kudoginga ikirere zitageze ku kirere cya Kongo Kinshasa ubwo zasaba kuzamuka muri Uganda cyangwa kumanuka zigaca muri Zambia no muri Angola zikabona gutunguka i Brazzaville cyangwa bikazisaba kujya urumva nta cost bayongereye ntibigeze kumva ikibazo Qatar yagize cyuko za Arabie Saoudite zamujije Qatar zikoresha ikirere cyabo Qatar yahuye n'ibibazo niho atangiye imibano ya Qatar na za Rwanda bavuga bati aho kugira ngo tujye hariya bitugoye ziriya ndege dufitanye mu bano n'imikoranire zitwarira abagenzi ziba tugeze aho tubasanga tutarenze kujya kudoga ibihugu nka Arabie Saoudite bifite ubutayu bungana kuriya so bene ibihugu iyo biganira rero ntekereza ko baganira ku tuntu twinshi ariko hatagira ubibwira ngo ntacyo Kongo Brazzaville yungukira mu bana mwiza n'u Rwanda na Kongo Kinshasa n'ibyo inzira z'ibirere rwazungukiramo urabizi ibihugu biramironi ese ntihagira umuntu ushaka gutera umwanzuro u Rwanda muzawutora muzazamura ese nibigenda gutya bizagira gute cyane ko u Rwanda rufite experience u Rwanda rurimo umvise ko umugabo w'ingabo za Côte d'Ivoire ari mu Rwanda nubona ibihugu nk'ibyo bigenda ingendo nk'izo zikorwa ntekereza ko nubwo nabangiye kuvuga wenda kuko abadara fagite bigoye hari n'umuntu ushobora gutekereza ngo ese kugirana umubano n'u Rwanda si ukwizigamira si no kuvuga nkoresha ikihe kinyarwanda donc kuba kwiteganyiriza igifite isifa cyangwa umutekano umeze kuriya si ukwiteganyiriza none se hari ubutegetsi budahora n'intuzi ikidodo cy'impagarike zabwo biriya byose nk'abaperezida bashobora no gutsura umubano agitwere umubano kwagitwariza umubano no kuwugira mwiza uriho ariko banateganya n'uzaza ubwo rero ntabwo tubajya kwishora mari tubaza kubijyaho ubwo twaturi kujya Kongo wenda interference cyangwa se uko Kongo yakwinjira mu bibazo by'u Rwanda na Kongo Kinshasa ariko kandi nanone amakuru atwereka yuko Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville ngukira byinshi mu mubano n'u Rwanda ngukira byinshi mu mubano n'ibihugu byombi harimo ubucuruzi abanyarwanda bafite business zikomeye cyane muri kariya gace ka Brazzaville no muri Kongo Brazzaville bavuga amata isoko ry'inyama urumva ari ku rwego rwo hejuru
nahoze mbona nsoma ibinyamakuru aho abakorera business rero bavuga ko ndetse batangiye gutanga ibitekerezo ko aho kugira ngo hacururiza inyama ahubwo wahororera inka zitanga inyama n'umukamo. So urumva Kongo ifite miliyoni zizajya akoresha 3 iraruturwana inshuro zitari hasi y'10 zikaba kaba 10 kuko ifite ubuso bwa kilometero kare 240. Urumva rero ko icyo byose babiganiraho bitari no muri security ariko no muri business bakabiganiraho byose. Kimwe nuko utamenya yuko abanyarwanda babaga muri Brazzaville batashye bose nyuma ya cessation clause ushobora gusanga hari abantu bahakuriye urubyiruko rurimo gukura n'iki bakaba banavuga ati ariko za nama mwajyaga muza gukora muzanagaruka. Hari abandi bagifite akayaho ko gutaha. Aba muri politike baganira byinshi tutajya kuvugira hanga ko ari nko kubaga inzovu kayiteka mu rwabyo. Hari akantu wakomojeho ka seniority yego ko kuba hari Perezida Museveni, Kagame, Sassou Nguesso ni n'abajenero kandi abaperezida bamaze igihe ku butegetsi ariko kandi banasobanukiwe ibibazo by'akarere. Washaka gukomoza kuri kuba Tshisekedi wenda ashobora kuba ari kwitwara gutya kuko atari senior cyangwa kuko nta notion ya gisirikare afite? Ntago aharana byumvise neza. Icyo nashatse kuvuga nuko urumva ibyo bihugu mentioninze we bagiye mu Burundi bifite abaperezida b'abagenerali nango bifite umuperezida w'umugenerali. Hari uri bumbwire ngo ubugenerali si bwo butegeka bamwe baravuye no mu gisirikare bari tarinze. Ariko wibuka ko byakomeye muri Libya mu gihe cya Mohamed Morsi hakaza Marshal RCC urumva muri Misiri hakaza muri urabona no muri Libya ukuntu General Marshal Haftar yahagamye uriya leta Tripoli. Hakaza muri Chad byakomera mu general agasimbura Marshal ESE urumva hakaza muri za Cameroon zifite uko zimeze uyu munsi yoga n'abagenero. Muri Afrika ugiye kureba ibihugu nuri wo murangura n'umugenerali w'umuritired yego Lorenzo urumva. Rero abantu ntabwo bashaka ibintu tubivuga wenda bavuga batetwe twatsitaye ko twita abantu abasirikare ariko abasirikare burya n'abasirikare ntabwo abasirikare abasivili. Rero aba basiniya azwera n'abasirikare bashobora no kwicara bakavuga ati ariko imitegekere y'abantu basivili mamone imeze gute utu musivili atamanaging ikibazo cya gisirikare cyangwa cyaramugoye cyaramucanze twamufasha iki kuko buri akarinja wabonye ko muri politike y'umwe no gwiyungiye mu Rwanda ku ntera y'imbere haje abasirikare bavanga birubona bavanga bigako bikangura n'abandi baravuga ati abasirikare barwanye twebwe nk'abasivili kuba twakwicarana bo bakorera muri paratuni zimwe twe turi mu biki. Abantu batangira guhurira mu tubari bari baratangiye kwitana amazina ngo ngiye ngo nduyu nguyu ngo ndu umusopecya ngo ndu umusajya ngo ndi biki n'ibiki. Ibyo abantu baza kubona ko nta kintu bivuze babona ko bagomba guhuza muri byose niko abantu batangiye gusangira bagira gute. Ntekereza ko ngiye no kubyumva ibintu birazamuka kuko abasirikare babaye inkomarume mu bijyanye na politike y'igihugu bakabaza imbere batabanje kugira gute kubigendamo gahoro. Sasa rero buriya kubwira umusivile ngo General Makenga yakungiriza General Kiwewe ababyumva nk'ibintu bimugoye ariko kubwira umugenerali ibyo ni nko kuvuga ikiza ni nko kuzimya buji uwe mentalema yumva ari ibintu byoroshye biri hafi yo bimwegereye. Bashobora kubyibaza bakavuga bati ariko n'ahandi n'ikintu cyo kinanirana abantu kubyumva kumva abantu ukabona nka Kongo yaraniranye ariko tufata nguriro kuri General Major wavuye ku perezida muri Kongo Kinshasa Kabila afite ukuntu yumvaga ibintu sibyo ako wigeze umva seta M23 abateroriste n'abanyarwanda barahanganye reka komeza we ntiyahakana kari abakongomani ariko civilian arahageze yanze kubyumva. Bashobora kubitekereza bakaravuga atari ko se ni n'ubuto mu myaka twe kuhajya cyane kuko nabandi batangiye gutegeka bafite imyaka mike kumurusha nabavo ba Sassou Nguesso ba Perezida Kagame Perezida Museveni bagiye ku butegetsi bafite imyaka iri hasi iyo Tshisekedi afite ariko bakanavuga bati na seniority yabifite ibibazo. Nibyo nakubwiye ngo buriya Etienne Tshisekedi se wa Tshisekedi yari gukemura ibibazo neza kurusha uko umuhungu arimo kubigendamo uyu munsi. Ese ni seniority arimo kubura ubaye perezida ntiwigeze uba governor ntiwigeze uba iki n'iki ntunubona ukuntu Tshisekedi arimo kubangamira Moise Katumbi buri imyaka ikintu kirimo kurisha iturufu Moise Katumbi muri no minsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko nibura yayoboye Katanga urumva akayobora akaba governor imyaka myinshi mubona afite experience muri politiki hariya uretse abagiye baba aba ministre n'iki ariko buriya kuba ministre ni kimwe entité ministérielle urumva na entité y'ubutaka n'ahantu kuhayobora biratandukanye. Buriya governor ashobora kurusha experience yo gutegeka no kuyobora
umuministre uri muri ministeri ya region aho ngaho urabyemera ibyo ngibyo cyane governor buri ayoboye entité physique undi ayoboye entité psychologique ntago bashobora guhuza experience kuko ministre abantu bamuhamagara bashobora kumutesha umutwe ku munsi ni bake kurusha abayobozi b'amasibo n'abayobozi b'uturere n'iki na coordination irimo governor akorodona ibyo muri politique ni ibintu ugomba kureba ukavuga uti rero iyo tuvuze ngo perezida na experience n'iki byose yego abaturage baramutoye mu byubahiro bye ariko aba bafite aba basiniye barabireba bashobora no gukurizaho kuvuga ngo ateye hejuru gutera hejuru nawe byaba ari sawa ugasanga uri senior president urimo guterana amagambo no gusubizanya na perezida ukiri muri manda ya mbere ureba no kuneza ategekane ya kabiri abandi bari muri manda ya gatatu cyangwa ya kane n'ibintu nk'ibyo ngibyo bakaganira bakavuga bati rero wenda hakanaturuka ibituye tuvuga ngo diplomasi y'u Rwanda for instance ntivuga cyane nk'iya Congo ariko abandi bari senior baravuga ati ntigwa guterana amagambo n'abantu kuriya byose babiganira nka perezida ubundi wabikomoje tu Rwanda ntirujya ruvuga mbona noneho ruravuze ruti sha turabihanije hariya byasabwe kuvuga mu gihe cyo kuvuga siko rutavuga complete umaro navuga ariko ntiruvuga cyane nka Congo ariko na seniorita aho ngaho izamo ese perezida Kagame yavuga ati uri bivuga iby'intambara azaza mbaza none se siyo experience nyine siyo seniorita turimo kuvuga aha ngaha azaza mbaza iby'intambara ndabizi yamubwira ati wa mugabo nabaye mu birunga urumva ngwane zimeze gutya na gutya na gutya mpangana n'ibihugu by'Ubufaransa ubu tusigaye tubana neza nkawe koko ko tutabana neza twarasubiranye umwana na Kinshasa tukaba tutabana neza twasubiranye umwana na Uganda ntabwo ubona ko Uganda ashatse kujya yegeranya abantu baturwanya aho byari bitugejeje noneho utangiye kuhamagara kuri telefone no kwifotozanya nabo ntabwo ubona ko ibintu byakubana bibi wewe wabizagamo nta experience wakuyemo ibyo twaganira gatuna turebana y'ingwe muri ariya mahema ntacyo hakuye kikwereka ko uko byagenda nawe ugiye muri uriya mujyo wigira iki mu ngendo abaturage bashatse gukoresha bikaduteza saga banafite imbaraga mu buryo bwe cyangwa ubundi urumva ntabwo abwira ngo bazikurusha kuko igihugu cyose gifite imbaraga ku giti cyacyo ariko icyo cyose abantu bashaka kukibazo nka perezida bakavuga bati wenda ntihazajye nuhubukira kwinjira mu makimbirane y'iki gihugu arakishakashakamo imbaraga na populisme iriya populisme abantu bashinja Tshisekedi nta perezida udashaka kuba populaire wari ubizi nabyo cyane wagira ngo se hari ubyanga we afite turufa akoresha ntiyayikoresha mu gihugu cye kugira ngo abe populaire cyane rwose bashobora no kuvuga bati twe kurakazwa n'ibyo muri umuntu wacu arimo gukora ni populisme ashaka kandi arikeneye nk'ubutegetsi ntibavuga ngo tumushyigikire ariko bavuga ati tumureke abanza yubaka igitinyiro abanza yubaka igihagararo ariko aracyubaka gute urumva hagakosorwa burya iyo ukosora umuntu umukosora uhereye ku byo yakoze ariko n'umukosora uhereye ku byo atakoze kuko ntabwo yari kuba perezida ngo nabona iturufu yakoresha nko ku Rwanda ngo yereke kuyikoresha niba se ariyo yabonaga imbere niba ariyo piyo afite imbere imurwanaho wagira ngo asa bigenze gute kwigondera miliyoni 100 ngo ni ikintu cyoroshye yasubize ko abaperezida bajya bicara buriya bakabwirana wenda mu rugero bakavuga turi ya mugabo ahubwo naho wa mugani bavamo naho kanakara amabuye bavuga ngo naho yari amabuye kumanajinga miliyoni 100 z'abantu bamwe babyina ndomboro abandi bakabyina rumba abandi bakagira gute niriya mitwe azije mari nshyashya ari kuri Brussels batahugura mugabo yari amabuye iyo atabonira turufu ashobora kubiganiraho mbeze nka Prague bati atabonira turufu yararangiye burundu ibaze turufu yazimije Fayura akavuga ati sinziyamamaza erega icyatwita Fayura yamaza n'igiki ashaka kuvuga turi mugabo arashoboye yamaze kwigarurira imitima akoresheje u Rwanda ninda guteza muri wari ifite ubundi yayipapuye urumva bose bakegama bakavuga atavuga zimibare yabikoze gute yayivumbuye gute iyo piyo kandi yaramuhiriye mu matora azayirisha abamutore Foresters bwa mbere bavuga ko wenda yashuguritse ariko ayo turabona tukabona ABCD no one knows nta muntu wabimenya noneho iyo ndahangaha hari igihe ngera nkashaka gushyiramo akantu kabura nkavuga nti ubundi uzadukore ubundi kuzi kuzuminga nawe umunyamakuru uzatubonera umuntu wigiye Tshisekedi ya turufu kandi uko yakinishije karya urabona ko Sassungweso yahageze ari ku kibuga aha ni ku kibuga cyane muri mu Rugwiro ari ku kibuga bamwa kibuga cy'indege mu Rugwiro urabizi ko haba hari ibyatsi hameze neza background inyuma urabona background urabona ko ari nko ku kibuga ngira ngo uri kubibona hano ni ku kibuga i Kanombe
iyo tarmac urabona ko ari ikibazo cy'indege. Aka kanya turimo turakora iki kiganiro arimo araza ubwo turaza kugenda tureba uko amakuru ari bugende yevuriwa. Urabona ko yakiriwe na Perezida Paul Kagame ubwe ko batarashe bizinga. ndabimenye ukunda kurasa reka turaza kwisubira muri update za Prime Media ubwo tuzanabyumva muri press conference y'abazaganira ni ibiri bube none cyane ibizabe ejo ko n'urugendo rw'iminsi ibiri guhera ko izabera tuzagenda tubivugaho tuzanakora ikindi kiganiro wenda gikurikije kireba kuri commentaire zacu. So ndumva rero nta bindi welcome to Rwanda. Yego nta kundi nta kindi twagira. Harya yaherukaga mu Rwanda ryari ingweso simbizi wareba mu koranabuhanga cyo bikubwira gusa Perezida Kagame mu kwa kane nge namubonye mu kwa kane kumwaka ushize yariyo namubonye mperuka kumubona 2016 mu kwa karindwi muri Convention Center habera inama ya African Union. Aha bari cyera cyane zashiraga ifaranga AfCFTA African Continental Free Trade yababishyira. Ibyo byashoboka nibwo nge mperuka sinzi niba rundi rugendo wenda nyuma yaho yakoreye. Turakomeza tubikurikirane tubirebe. Yego gusa icyo nibuka nuko Perezida Kagame nawe aherukayo mu kwa kane kumwaka ushize rero nazo mbireba. Yego yanagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko no muri 2013 ngira ngo yarariyo na cyagiye yagiye agatemberayo ni tuzabiga uzagenda ubishyira muri mu ntose muri update ze ntose. Hari ibintu rero ugize kuvuga bijyanye wenda n'ishoramari ibintu nk'ibyo ngibyo ibigo byombi bifitanye amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare ufatanye mu kuzamura imyigire n'imyigishirize muri za kaminuza ufatanye mu iterambere rirambye kubungabunga ibidukikije guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi no gukomeza kwagura ubufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu kirere. Abantu barabizi ko Rwanda ikora ingendo i Brazzaville guhera 2011. Urumva ni imyaka 12 ahantu yakoreye cyane numva naho harimo yakoreye kera nako dushyize muri experience. Ese buriya uretse Rubumbashi yajyaga abacico nk'abakongomani bashobora barayikoresha bakaviramo hariya maybe bakaba bacu izindi nzira zo kujya iwabo. Nk'ubu u Rwanda isigaye gipari directeur nk'ingendo nk'izo bashaka kuziprofita kugira ngo ibatware bagezeyo nta handi hantu bakaze cyane. Reka dushimire rero abadukurikiye David. Ndumva nta bindi twarenzaho. Ibi turakomeza kugenda tubigarukaho uko amasaha agenda yegera imbere. Cyane rwose abadukurikiye badutiza amatwi n'amaso. Yego kandi niba hari ikibazo hari umuntu ariko ambabarire wenda mbisorezeho yanditse commentaire ngo datubaza nitumusubize. Yego ntabwo nibuka neza ikibazo yabajije ariko atwihanganire birashoboka ko wenda tutagisubije kandi ntiduheruka wa mugani we gusubiza commentaire. Tuzabira muri biganiro bikurikiraho niba twajya ku commentaire y'abajije. Tumwisego yo rwose atubabarire. Ese nkubaza kwazo kamatsiko nkaho uba muri ibyo ngibyo. Ni mbabare kubaza gutyo. Nige babaza cyangwa nabandi bakoresha barababaza. N'abandi bagenda bababaza kuko hari nk'umugabo w'umwarimu muri kaminuza uramuzi Julius yaje gutanga ibiganiro abantu benshi baramubaza araza aricara arasubiza bagenda babaza. Ni byiza kuko biba social media. Yego ubwo social media ni cyo bita community. We are social and we are the community and we are the community. Ubwo umuntu bajye batubaza nibyo ni ingenzi cyane kuko hari umuntu ubutumva ibintu kimwe nawe kandi atabonye umwanya wo kwicarana nawe tuba twanabibasaba bakore commentaire tubaza bari sizo kurya sizo no kunywa sizo gusubiza no kumva ibitekerezo. Nuko mbyumva. Turagushimiye cyane wa muntu we kandi tukwiseguyeho ubyumva aho uri hose. David reka dusoreze aha dukomeze dukurikirana urugendo rwa His Excellence General Sassou Nguesso yego mu Rwanda bw'iminsi 2. Murakoze namwe abadukurikiye. Asante sana. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare